kuri Ezobu aho tubagezaho inkomoko y'ibintu bitandukanye. Uyu munsi tubagiye kubagezaho inkomoko ya Noheli. Bagezeho inkomoko ya Noheli, ibimenyetso ndetse n'imico biyiranga. Noheli inkomoko yayo mu Gikristo ifite ibimenyetso biranga byagiye byiyongera uko imyaka yagiye ishira biva mu mico itandukanye. Dore ibisobanuro bigufi kandi byumvikana. Inkomoko ya Noheli. Noheli yizihizwaga ku itariki 25 Ukuboza mu kwibuka ivuka rya Kristo nk'uko byigishwa n'Abakristo. Bibiliya ntiyerekana itariki nyakuri yavukiyeho, ariko Kiliziya yaje guhitamo iyi tariki mu kinyejana cya 4. Impamvu nyamukuru ya Noheli ni urukundo, amahoro n'impano y'Imana ku bantu. Impamvu Noheli ifite ibi bimenyetso. Igiti cya Noheli gikomoka mu Burayi, aho abantu bahimbazaga ibiti biguma ari icyatsi nk'ikimenyetso cy'ubuzima. Abakristo baje kugikuza nk'igisobanuro cy'ubuzima bushya Yesu yazanye. Ikindi kimenyetso ni indabo n'amatara. Amatara agaragaza urumuri Yesu yazanye mu isi. Indabo z'amabara meza zigaragaza ibyishimo n'icyizere. Iyo bita Papa Noel. Papa Noel akomoka ku mutagatifu Nicholas wari uzwiho gufasha abakene n'abana. Yaje guhinduka ikimenyetso cyo gutanga impano n'urukundo. Ikindi kimenyetso ni ikimenyetso cy'impano, zibutsa impano z'Imana yahaye abantu. Yesu zinafatwa nk'ikimenyetso cyo gusangira no kwita ku bandi. Hakaza ikindi kimenyetso cy'inzu ya Yesu. Inzu ya Yesu yerekana uko Yesu yavukiye mu bwiyoroshye mu kiraro, yigisha kwicisha bugufi n'urukundo. Noneho kuri Noheli, ukuntu yagiye ihinduka mu mico itandukanye. Noheli yagiye yizihizwa mu mico itandukanye mu bihugu bitandukanye, buri gihugu kikongeraho umuco wacyo, indirimbo, imyambaro n'imbyino. Ariko ibisobanuro nyamukuru kiguma ari kimwe muri make. Nuko Noheli ifite inkomoko mu idini ya Katolika, naho ibimenyetso biranga byakomotse mu idini, mu mateka no mu mico y'abantu bitandukanye. Mukomezanye natwe tugumye kugenda tubagezaho inkomoko y'ibintu bitandukanye. Murakoze.